rya joro ryatowe rubanda ruryamye Maria. Umuntu ufite characters zikurikira ngiye kubabwira niba ugiye gushaka. Undi hashakwa character, ntabwo hashakwa physical appearance, ntabwo hashakwa nyashi. Tumubaze se abakobwa benshi bicaye hano hanze bafite za nyashi, ariko zabapfiriye ubusa. Ariko ntabwo zabapfiriye ubusa, ariko nyine ntukirata umubiri umutwe bro. Rata ibitekerezo ufite, rata character nziza ufite, reka kurata ikibuno, reka kurata mu maso heza, reka kurata izuru rirerire. Turatire ibyo wamenye. Apana kwiyambika ubusa ngo nibwo abona ko mfite amaguru meza, apana kwiyambika ubusa ngo nibwo abona ko mfite nteye neza, apana kuza wisize makeup kurungiye tiro konsira wateye lashes wasaze ngo nibwo wa mwiza. Ntago nuhura n'umukobwa yambaye neza, please ibuka kumuha ama compliments, mubwire ngo wambaye neza, siko bituma umuntu yumva wow, nye yumva hari icyo yakoze ku bwawe. Umuntu ndagenda aho niteye amaparufe nasaze, nawe urahugusura uricaye ngo Try to be romantic, guys. Please. Abego. Arumva. Mube romantique ni umukobwa yambaye neza, mubwire ngo niba yitwa Denise, mubwire ngo Denise urasa neza. Ibyo gusa ubuheheza. Kubwira umuntu ko asa neza, ndakeka biracari muri discipline. Uracari mu murongo mwiza wa kiyumbi. Ni kumva. Hi guys, mumeze mute? Kuri Noheli muri kuyumva gute? Iyi Noheli usarira irarenze cyane. Sinakaye karirimbo ka Noheli nzi. Siko nkabuze. Rya joro ryatowe rubanda ruryamye Maria na Yosefu basa bari maso barera kana kaje kava mwijuru kaje kava. Mvaye ntabwo ndi umuhanzi. Mumeze gute abantu kuri AM TV show? Mumeze mute ko tubakumbuye cyane? Seko mutandika muri commentaire ngo mwarabuze ko namwe muri aho muri bakasha. Ya abantu bo kuri AM TV show ndabasuhuje, mbahaye ikaze, ndabiyegereje ku biganiro byacu bya buri munsi. Ikintu cyambere hejuru cyane ndabashimiye mu izina ryanjye Queen The Beauty, twese na CEO wa AM TV show turabashimiye kubwo gukora subscribe, kubwo rukundo mwatweretse. Ariko mugabanye ko murayireba cyane kurusha The Beauty. Ako nagasuzuguro. Urumva? Ariko nukuri turashimiye vuye kundi baye imitima, mwaradushigikiye, mwatweretse urukundo. Ibaze ko AM TV show iri mu bicu, iri hejuru cyane. Turi kubibona ko muri kudushigikira. Imana ibagirire neza, ibaho umugisha. Hanyuma turabifuriza umwaka musha muhire wa 2025 uzabera umwaka mwiza kuko muri abantu beza. Uyu munsi nagarutse muri mushene. Uyu munsi mfite mushene bene yipanze. Muri kumva mfite mushene nyamushene, umuntu wese uri koza amasahani n'ababiretse, uri guteka abanza shikemo utuzi bitogota azi. Tuganire, hari ibintu mfite kubaganiriza. Tugomba gusiga uyu mwaka tukawusigana n'ibyawo, tugafata umwaka wa 2025 abantu bameze bate, basirimutse gusa. Ubundi ugomba kwambuka umwaka warahindutse, ariko uzaba uri umuturage muri 2024 usubire 2025 uri umuturage. Hano ndavuga n'abakobwa, mumeze mute? Umukobwa wifuza kuba umuntu urenze muri uyu mwaka, wifuza kugera ku bintu birenze muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo, namfasha ze yicare twiganirire.
hanyuma ntabatindiye kubera ko sinkeneye gutinda cyane kuko mfite mushene nyinshi. Uyu munsi nshaka kuganira n'abakobwa batarashakwa bajinze. I'm sorry. Ntabwo ariko narimbivuze narindi gutera jokes. Nta kujenga bibaho ahubwo ni uko utarabona umuntu nyine mu macinga umuntu muhuje kugira ngo mujyane mu rugo, naho kujinga byo ntabwo biba birimo. Kandi byo ntabwo hashakwa beza. Hashakwa aba bantu ngiye kuvuga bakurikira. Ubu muntu ufite character zikurikira ngiye kubabwira niba ugiye gushaka. Ubundi hashakwa character. Ntabwo hashakwa physical appearance. Ntabwo hashakwa nyashi. Tumubazi se abakobwa benshi bicaye hano hanze bafite za nyashi. Ariko zabapfiriye ubusa. Ariko ntabwo zabapfiriye ubusa. Ariko nyine ntukirata umubiri. Umutwe bro. Rata ibitekerezo ufite, rata character nziza ufite, reka kurata ikibuno, reka kurata mu maso heza, reka kurata izuru rirerire. Turatire ibyo wamenye. Ari kumva rero uyu munsi tugiye kwiganira n'abakobwa abakobwa b'abanyamurenge, abanyarwanda, abarundi, abantu bose dukurikiye bumva n'ururimi ngiye kuvugamo. Tugiye kuganira ku bintu utagomba gukora, ibintu utagomba gukora ugiye kuri date bwa mbere. Ariko ndaganiramo n'abahungu mo gake, abahungu nabo nibaze twicarana ubundi bizamera neza iyo bahari bose. Mwese mbabwirire hamwe. Urumva hari ukuntu date mvuga ni kwa kundi ugiye kubona n'umuhungu aje kugutereta, ubizi neza ko aje kugutereta ariko ari ubwa mbere. Haba hari ibintu utagomba gukora kuri uwo munsi. Haba hari ibintu hari character ugomba kwereka uwo muntu. Hari first impression uwo muntu agomba gutahana kuri wowe. Hari wowe agomba gutahana wowe wanyawe. Uko uzo umeze kuri uwo munsi. Uko uzomwiyereka. Amagambo uzamubwira, uko uzaza usa, uko uzabugaragara. Uwo ni wowe uwo munsi. Ni wowe azatahana. Ndikumva. Rero kugira ngo bigende neza nuko uzamuha wowe mwiza, sibyo? Wowe muzima. Erega kwishira ni byiza. Singomo character mfite mbi. Nsige nyiguhaye day one. Kubera ko nta wera ngo de. Buri wese afite agakaracter kiwe katari keza. Ariko kuri uwo munsi ugomba kwihangana. Uwo munsi ntiwerekane ububi bwawe. Kuko nta mukobwa udakeneye umugabo. Nta mukobwa udakeneye umuntu mwiza mu buzima bwe. Niyo mpamvu ugomba kwishira kuri uwo munsi. Kandi nabwo character kabufite nyine kugenda ugahindura. So uwo munsi tugiye kwiganirira uwo munsi uwo munsi wa date ni biki utagomba gukora. Ibyo bintu rero narabivuze kuri debut, ariko mbona ko ari byiza ko tugomba no kubisangira no kuri AM, kuko abakobwa bo kuri AM usibye ko nzambona muri abasirimu. Uziko naratangaye, uziko hari amakomantere amwe kuri AM, uziko batajya tukana se. Aha kuri AM nta muntu ujya utukana kuri AM. Batanga ibitekerezo bizima, batanga ibitekerezo byubaka, kubera ko muri abantu basobanutse. Rero niyo mpamvu tugiye gukomeza gusobanuka muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo. Hanyuma mukobwa ugiye kubonana n'umuhungu bwa mbere, gerageza wambare neza. Cyo ni cyambere. Kwambara neza ngiye kukubwira ntabwo ari kwambara imyenda yamangaze. Siri mvuga. Ndavuga kwikwiza. Ndavuga kwambara imyenda ikubereye. Kwambara imyenda igukwiriye. Apana kwiyambika ubusa ngo nibwo abona ko mfite amaguru meza. Apana kwiyambika ubusa ngo nibwo abona ko mfite nteye neza. Apana kuza wisize makeup kurungiye tiro konsira wateye lashes wasaze ngo nibwo wa mwiza. Ntago buri muntu wese akunda ibyo bintu. Gerageza ube neza, witegure, wiyiteho, woge, wambare, wisige, niba ari kugatira ukisige, niba ari kukarabero, niba ari kukaruje, ariko reke ku exagera. Mvuze ni igifaransa. Urumva ureke gukabya. Reka gukabya, genda uri simple but sure. Aho kanashobora kumvishije simple but sure.
kumva genda woze, genda usa neza, genda biteye agaparfait kugira ngo biguhe kuba confidence. Urabona nawe uzabirebe iyo wambaye imyenda myiza, iyo wambaye neza ubizi neza ko wambaye neza, confidence uba ufite mu bantu nta kintu babaza bakubwira kuko uriyizeye, waje wiyambitse, waje umeze neza. So impamvu twambara neza si kugira ngo twemeze abo twagiye kureba, impamvu twambara neza kugira ngo twumve ya confidence, ya security yawe, wumve uri umukobwa uhamye umeze neza. Icyo ni icyambere. Ariko reka kugenda wiyambitse ubusa, never. Ntago iyo nyashi yawe yari izatuma agukurikira. Gerageza ambara ibintu byiza. Niba uri n'umuntu uzi ko ufite nk'inda nini, uzi ko ufite nk'amaguru atari meza, gerageza ambara imyenda miremire kugira ngo navuga ngo twideplace utagira isoni zo guhaguruka ngo ugende mu muhanda mujyane, kuko hari igihe witeguye kuri buze atabicarana nawe gutya gusa mugahaguruka mutashe, ku buryo nakubwira ngo haguruka twegere hariya gutera isoni, uhaguruke na confidence. Niba ari inda yawe nini uze wayambitse, nambaye umupira munini nk'uyu nambaye nkomenya ko mfite inda, uze wambaye nyine ibintu bituma uri comfortable, sibyo? Icyo ni icyambere. Nawe muhungu rero nuhura n'umukobwa yambaye neza, please ibuka kumuha ama compliments, mubwire ngo wambaye neza, siko bituma umuntu yumva wow, niyo yumva hari icyo yakoze ku bwawe. Umuntu ndagenda aho niteye amaparufe nasaze, nawe uraho gusura uricaye ngo try to be romantic guys, please, abego. Harumva mube romantique. Ni umukobwa yambaye neza mubwire ngo niba yitwa Denise, mubwire ngo Denise urasa neza. Ibyo gusa ubuheheze kubwira umuntu ko asa neza, ndakeka biracari muri discipline, uracari mu murongo mwiza wa kiyumbi. Ni kumva ugomba kubwira umukobwa ko asa neza niba koko asa neza. Icya kabiri, umukobwa utagomba kwibagirwa, ugomba, niba mwavuganye ko ugomba kuhagera 10:00, kora iyo bwabaga nshuti yanjye 10:00 ube wahageze. Ubone umukobwa ashaka ko tuganira aya masaha, niyo mukobwa nkeneye muri 2025, niyo mubyuti dushaka, niwe mu muntu wo kuri AM dukeneye, umuntu nyine umukobwa muzima. We barakubwira 10:00, uje 12:00 ngo nibwo babona kuri igihangange, nibwo babona kurenze. No uza already bagushishijemo ijisho, umuhungu avuga ati uyu mukobwa ni gatiki, igihe uri mukaza yanarakaye kubera ko wishe gahunda. Niba ari 10:00 uzi ko bibaye byiza wahamutanga agasanga uri settled, wipanze, umeze neza, uramwiteguye bro. Ntaza kubwira ubusa. Ubu nyine hari abahungu bari mu kubwira abantu ubusa, ugasanga yaguhamagaye for nothing, yaguhamagaye gusa ngo avugusa utahe, ugasanga yaguhamagaye nta kizima afite kukubwira, ntugutesha umutwe gusa. Rero iyo umuhungu asanze wahageze wambaye neza nshuti yanjye, wicaye umeze neza, ufite confidence zawe, utari kureba hasi, utari kwirebesha ku ruhande rw'i telefone, umureba gutya, ntago ashaka kubwira ubusa. Arakureba akavuga ati uyu aranyica. Uri kumva? So niyo mpamvu ugomba kuhagerera ku gihe kugira ngo nabone ko ufite gahunda, by the way, kandi nawe uyigirire gahunda nyine muri wowe. Gahunda ni ikintu cyiza, igihe ni ikintu cyiza, kuko uretse na date n'ahantu hose ugomba kuhagerera ku gihe nk'umukobwa w'umusirimu. Nicyo ni icya kabiri. Icya gatatu, nababwira mugerageze nujya kuganira n'umuntu bwa mbere, kubera ko akenshi tubizi neza ko umuhungu ari wowe waguhamagaye kuri date. Gerageza ugabanye amagambo, hino ururimi rwawe mama we. Igihe wahereye umuntu araguhamagaye ngo ngwino tuganire, hari ibyo nshaka kuganiriza, mwahagera uraje urahamusanze, wasaze, bite Patrick, wenda tuvuge nyine izina rye, ko tinkoresheje Patrick.
ariko mukoresha nta kibazo. Bite Patrick, umeze neza? Yewe, umbabarire n'ukuri natinze. Nagize akajamu mu nzira, urebe nari nambaye ikanzu ngufi kandi urabona ko iri kunje nateze uba kugira ngo matata itaza kunsumbuwa. Urabona. Kera umuhungu abandi yarusha ariko ukihagera yarambiwe kumara kuvuga. Ariko umva, gabanya amagambo, umva menshi, vuga make akenewe. Ceceka tuza wa mukobwa natwe ko tugira menshi yatugoye. Uraho uri kubera gurusa icyo yaguhamagariye. Uzi ko hari abantu hari abakobwa muza kuri date ugasanga barushije umuhungu amagambo nk'ari wamuhamagaye. Uzi ko iteka akubwira icyo cyamuzanye ugasanga muteye story gusa ari n'abakobwa mwigira amastori adahuye na date. Ibyo ndaza kubigarukaho. Ugasanga nyine uri kumubwira amagambo menshi kuruta ayakubwira. Gerageza ari uvuga menshi kukurusha. Kuko niwe waguhamagaye of course kandi agomba kuvuga. Ntabwo agomba kuza kureba mu maso. Agomba kuvuga, ukamwumva, ukamutegera, ukamusubiza, mukaganira, mukabohoka, ariko hapana ngo niwe wasaze. Aho kantu nizere ko mukumvishije cyane. Hanyuma muri uko kumva rero no gutega amatwi, hari ikintu dukunda abakobwa cyane, dukunda telefone. Cyo sinzi ngeze gucakanga, ariko icy'ingenzi nuko muri bwumve specific ibintu nshaka kubabwira. Hari telefone abakobwa dukunda duhora turi muri izi uri kumwe n'umuntu uri muri Snapchat, uri kumwe n'umuntu uri gucata, uri kuri Instagram uri likinga amafoto. Ntabwo ari ubusirimu nshuti yanjye. Gerageza niba uri kumwe n'umuntu, funga telefone yawe, yishyire ku ruhande, mubane seriye, umurebe mu maso ku buryo atakubwira ibintu atapanze, akubwire gusa ibintu yatekerejeho. Apana kuza kubera ko yakoye gufatiranya yabonye kuri ipayu atangira kubwira n'ibitari biri muri gahunda. Uri kumva? Uzi ko nicyo cyagiye usanga umuhungu arakureba, ntabwo tubyirengagiza kubera ko muri iyi minsi hateye uburaya. Ugasanga umuhungu on the first day, umunsi wa mbere akubonye gusabye ko mwaryamana. Ese ugira ngo ikibazo ni cy'umuhungu? Ndabanza mvugane n'abakobwa. Ikibazo kiri kuri wowe. Ikibazo ni wowe bitewe n'uko wamwiyeretse. Yabonye ntutinyitse kubwira icyo ashaka cyose. Ariko ibaza umuhungu ukubwira ngo muryamane ku munsi wa mbere mubonanye. Urumva ataba yagusuzuguye bikabije. Ariko sintekereza ko yo gusuzugura bivuye ku gusa. Ni bwabuyayi bwawe, ni kwa kutabaseriye kwawe, ni kwa gusara kwawe, kwatumye abona kuri umukobwa udafashe akaba yakubwira ibintu byose ashaka. Rero nureka na telefone ukagabanya amagambo menshi, ugatuza, telefone yakashyira ku ruhande ukareba umuntu gutya. Ntabwo yakubwira ibyo yishakiye my friend. Ntabwo ashaka kugira. Niyo yabikubwira abahungu basaze baje niyo yabikubwira uramubwira ati uvuze subiramo. Nuko ntabwo yabisubiramo. Subiramo ko waruvuze. Ntabwo yabisubiramo. Kubera ko ari kubona ubuseri ufite. Ari kubona ko ibyo asaba bidashoboka. Nawe wa muhungu we wa Pepe we mugani wa Nyamwiza. Umuhungu ubonanye n'umukobwa umunsi wa mbere ko ngo muryame muri ibyo bitotsi muzamugendana n'ibinyabake. Kera wowe ufashwe n'ibitotsi. Kera ugize ibitotsi ruki. Nagiye mure kuburaya. Gerageza basi ihishire ukageso kawe turakazi kukagira. Ko gerageza wishire mu gakega kisibyo ntuhite menyera umuntu kuri urwo rwego ntuhite upresize icyo ushaka kuri uwo munsi. Mugabanye ubuhehesi please. Mugabanye ibintu bidafite 12, mugabanye amagambo atarayo kubaka. Ni ikica kuraja wowe wasaze wateguye ifaranga gusa ngo ndamugaburira ngo nitumara ngo tujyane. Rero niyo mpamvu nkeneye kwiganira n'abakobwa. Mujye mugenda mwababaze. Ujye uvana iwanyu imibare. Ndavuga yasimvuga ndakora ibi sinkori cyane cyane kutabuzi ikiba cyamuzanye. So icyo ni ikindi. Icya kangahera ni icya gatanu icya gatandatu. Icya gatanu simbizi ntabwo ntongera kuvuga imibare. Ndazagerageza
bivuge gutyo gusa ariko nta setinze imibare mu kuganira mu biganiro mugirana mumaze kwicara mumaze gutuza mugiye kuganira mugiye kuba seriye ntago wemerewe gupayuka ntago wemerewe guseka ngo ushwanyuke gerageza ugire ibyishimo kuri date umwereke ko uri soft reka kumwereka ko warakaye musekere mwenyura nyine igira umukobwa ariko wisanzure uganire uvuge ariko apana kwama njye nari nivuga akantu ko guseka ugasanga umuntu tipara gusekeje kuri gara ngo wagiye impano yo gusetsa kandi abenshi ndabizi ko ariyo maturufu bagendana ugasanga aravuga ati ngewe impamvu abakobwa bankunda nuko nsetsa ugasanga rero kwitaniye n'uwo muhungu murakubitanyira gusekeje koko nawe uri muri uzika ibyo Patri warasaze uwo Patrick guseka yose n'umusazawe reka gushwanyuka reka gusara seka muri discipline seka abone ko wishimiye ibyo avuze cyangwa niba utarabyishimiye ntubiseke ariko nubona umuramba barandi gutranspira sinzi nari kwera amatara niyo mpamvu ndi gukomeza kwikoraho ndi gutranspira hari amatara hano ari gutuma ntashuha cyane noneho ugasanga ibyo bitwenge byawe bitumye abona urakayayo uzi ko usekeje Patri uzi ko ari byo iyubahe chill genda gake musekere biri muri discipline buri kintu cyose ahantu kigire limit useke bifite limit uvuge bifite limit uganire bifite limit neze ko kantu kumvikanye ntaribagirwa ntaribagirwa kuri ako kantu ko guseka no gushwanyagurika ugasanga uri kuzana amakuru stories za jaba mugani w'abanyakenya muri stories za jaba ugasanga kuzana amakuru adahuye kuri date kurabwira umuhungu amakuru ya hehe suko isumvuge gute amakuru yo kwa Dekate niko navuga Dekate neza mbona ubwiringo yo kwa Godfata neza mbona ubwiringo nyinshi ngo noneho ngo uriya mugabo ngwindaza ko ngo biza binsetsa ngo rere ngo hariya ngo muri saro ngo hantu nagiye guca inzara ngo bavuze ngo ayo makuru kumva janye n'ibintu wagiyemo please gerageza uvuga amakuru ahuye na situation urimo gerageza uvuga amakuru ahuye n'umwanya wicayemo gerageza uvuga amakuru yerekeye uwo muhungu nawe amakuru arahari tukiri kuri amakuru yerekeye uwo muhungu nawe akantu ntibagirwa k'ingenzi gerageza ntumubwira amakuru y'urukundo rwawe rwahashize hari abahungu tugira akagese ko gushaka kumenya akandi abahungu baraturusha ubwenge bazabivuga ngo simbyemere ugasanga ko kari hagararaho ngo y'abahungu ntibaturusha ubwenge barabuturusha impamvu babuturusha ni wari wahura n'umuhungu wowe ukamuvamo amagambo ntabwo ubwenge ntabumubwira ariko umuhungu arakubaza ngo se uri mu rukundo n'umuntu ngo hoya kubera nyine ntago byagenze neza ntago tukiri kumwe mwapfuye ikise yari yatinze ko arita hasi sha umva byagenze gutya uriya muhungu n'imbwa ibaze ko namusanze ari kumwe n'undi mukobwa ibaze ko irinde kubwira uwo muhungu muri kumwe amakuru y'aba ex bawe amakuru y'urukundo rwawe rwahashize amureba wiki and sometimes iwe nta kintu yigeze kubwira ku by'urukundo we ngumva ariko wowe uraho wasaze ngo shango yarambwiye ngo ndeke bino ngo ndamubwi ngo ndanga ngo ahita agenda ngo yari imbwa byatari ngo se ngo yanga ngo ndeke kwisiga makeup ngo makeup se ngitwaye iki nuwo nawe ntuzi byakunda nico kibazo cawe wewe wagiye wagira ngo umumaranye imyaka 100 n'ubwa mbere muhuye yageze ugabanya amagambo ugasanga wavuze kubera kuvuga cyane wazanye n'ivata ku munwa wasaze ibaze umukobwa wowe uri kumva yagutwara gukurikiye biki gerageza wiyubahe uvuga amagambo make ugeze kumubwira stories zimureba pana stories zawe uri kumva ndangiza nk'abatindiye ntavuze amagambo menshi
hari akantu nshaka kubaganirizaho nyine k'ingenzi kaba kari kuri date namwe mutayobewe cyane cyane bamwe nicyo kiba cabajanye urya inda tumbo banduku urumva abakobwa dukunda kurya we niba ugiye kuri date n'umuhungu akakubwira ngo urarya iki gerageza ureke gukabya reka gufata ibyiyi niyi reka gufata ama chips ufata amakoko ufata isosi y'inyama ufate matumbo warasaze waje gukirira muri iyo restaurant iwanyu ntimurya wisebya famille wisebya akarere kwibuhasebya akayore yiruwa kayore muhasebya abakobwa muri kayore uziko umukobwa umuhungu arazaga nagenda rwagada ngo koga bakayore kandi ari wowe reka kudusebya so gerageza niba agusabye ko ordering ibiryo yes apana ordering ubusa saba ibiryo kandi making sure ko bya biryo uri bubirye nubwo utabimara ari kubirya sibyo apana gusaba n'ibyo udashoboye hari umuhungu n'umukobwa bapfuye inkoko umuhungu aramuterese umunsi wa mbere bagiye kubona umuhungu aramubwira ngo se mademoiselle urafata iki inkoko yose baragiye barayizanye inkoko yose ikintu umukobwa yakoze azashwituraho kabiri akaba arangije kandi noneho ubuturage bwiwe ntayifate ngo ayigire takeaway ngo ayitahane akamayita hahandi ngo ndahazi kandi rero afite ubukwe umuhungu aramwihorera umunsi wa mbere umunsi wa kabiri barahura uragikima inkoko baragiye barayizanye arongera ashwitaguye yarayihorera umunsi wa gatatu barahuye arongera ashwitaguye yankoko kandi agishwitagura yankoko wa muhungu aramubwira ngo umva ndashaka umugore nawe ushaka igicucu inkoko y'1,800 ukura akaguru kamwe ukayitaho ugira ubwenge ubu wowe uzashobora gucumba ifu iyasigaye usubize mu mufuka iyo ekonomi ni inyabaki byibura se inge sinanze ko wari inkoko iyaba wayiye gukayimara cyangwa se utayimara fata teka we ushira abanyu menye ngo banabiriye apana gusiga kwerekana ko ntacyo bikubwiye amafaranga nta kintu akubwiye uzi ukuntu kuyabona bigora kandi ntabwo ababajwe nuko yakuguriye ababajwe nuko wishe nabi wasesaguye bro mugerageze mugira akantu ka ekonomi ahantu muri abone kuri umuntu utekereza ubwenge bwawe buri active ariko umva rero nibyo nari mbabwiye nurya urye ibiryo nyakubitse kandi ikindi apana kuza ngo bakubwiye ngo urarya ngo sinjya ngo ariko ngo bapfa kuzana ukagira gutya ngo rimwe kabiri ngo ndahazi yego ko wakwagawe kubera ko gusugiza isoni zo kurya imbere y'umuhungu urose ugize isoni zo kurya mu iwanyu muzotungwa n'amana muzoza musenga muhage erega kurya si igisebo kurya si ubuturage kurya si umuco kurya ntago ari ubudiscipline irya uri na seri ndetse n'ibinashoboka kubimare none se wabiguze ngo birebe n'ibinashoboka kubimare pe ariko byose bikorwa muri discipline niyo wabimara pana ngo birye pole nta haraka nta pressure urya ibiryo byawe buke ubimare uvuga turakoze ndi mukari gushimira umuntu yukagushimira umuntu wakugaburiye sibyo kwera ko umaze kurya wahaze mubwiye ati thank you hanyuma ugerageze uvuga amagambo ku buryo uri busiga umwanya wico muzovugaho next ti wa muvuga ibintu byose ngo kurunganye amushira ha aho none azokubaza ikubutaha uziko muzaba muhura mugiye kujya cyangwa kujyama ibintu ni bibiri kuko nta kindi kintu afite kukubaza yose warayamubwiye abakobwa bafite zanjye bo kuri AM nizere ko utu tuntu tugize ikintu twafasha sinzi ngo nitunga hari kugenda utwandika ahantu nuza uje kuri date bwa mbere uzugerageza ukuntu umuntu akubona bwa mbere bigira agaciro ugire character akujyanamo agenda avuga ngo wow nahuye n'umukobwa umeze gutya na gutya umukobwa utifunze wirekuye uganira ariko ufite discipline umusirimu nibyo bintu ushaka nibyo bintu mbashakamo nizere ko byose bibafasha rero kubw'impamvu z'umwanya
mureke mbarekera ahangaha, nizere ko hari icyo bibafashije, nizere ko hari icyo mwumvishije, hanyuma dukomeza no kubashimira, ariko tunabasaba gukomeza gukora subscribe kuri AM TV show. Mukomeze mukore subscribe guys, sibyo tuzabaha ibintu byinshi byiza, ariko uyu mwaka uri kuzaho ndaho batuye mwipange, tuzabaha amasho, hanyuma mukore subscribe, ibindi mu biturekere. Turabakunda guys, Imana ibahe umugisha, bye.